ntacyo Uwiteka afite agusaba ko ntacyo akeneye, ahubwo icyo ashaka ni ugutungana kwawe. Tumaze kwasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro n'ubuntu biva ku Mana bibane namwe. Umunsi ni wa munsi wo kuganira ku ijambo ry'Imana no guhugurana mu minsi yacu tukiri mu isi. Abo tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana, hari ibyo twagiye tuganiraho bidufasha kugendana n'ubuzima bwo mu isi ya none. Isi maje kuba mbi, ndetse isi yuzuye imiruho, ibyaha ndetse n'ibindi bidatuma umuntu w'Imana atungana nk'uko Imana ibishaka. Ariko uyu munsi icyo nkuzaniye ni ukugira ngo uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo duhugurane umunsi yose bikitwa uyu munsi, nifuza ko uko bukeye nuko bwije, uko umunsi ukeye nuko wije, twakagiye twongera kwiyunga cyangwa se kwiyuzuza n'Imana kugira ngo tugaragare mu maso y'Imana nk'ababoneye. Ariko ntibijya bidukundira kuko Satani ari mu ruhande rwacu aturwanya, ariko ijambo ry'Imana akatubwira ngo nanone nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi yo kutugirira ibambe n'imbabazi. Umunsi rero tugiye kongera tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Twari tumaze iminsi, hari abo tutaherukanaga, hari mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kuko amaraso ya Yesu niyo yonyine atuma twongera kubaho tukaba turi bazima tukagaruka imbere y'uyu murimo. Rero Imana ishimwe ko yabarinze nanjye kandinda tukaba twongeye kubonana turi bazima. Reka twinginge Imana twinjira mu isengesho kugira ngo tubone kwinjira mu kibwiriza, kuko ijambo ry'Imana rirategurirwa. Ntabwo umuntu apfa kwakira ibyo kurya by'Imana ameze atyo gusa, ahubwo dusaba Imana kugira ngo yeze imitima yacu, itweze ubwacu natwe ubwacu n'imibiri yacu, kugira ngo tubashe guhagarara imbere y'Imana tuboneye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushima n'ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Nanone tugarutse imbere y'amaso yawe izi tariki umunsi, turaguhamagaye kugira ngo uze uhagararire ijambo ryawe. Tugiye kuganira ibyawe, ntaba ari twe, ahubwo umwuka wera aba ari we utuyobora. Nituvuga ntituvuge ku bwacu, ahubwo tuvuge tuvugishijwe n'umwuka wera. Urakoze, hagarara hagati muri twe, ijambo ryawe ribe rizima kandi abazaryumva rizabagirira umumaro, rigira aho ribavana ndetse rigira aho baribageza, kugira ngo ribabere inkomezi. Kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo ntawuzajya kwa data atari we umujyanye, kandi ijambo ryawe niwe Kristo. Rero ntabwo twabasha kugera kuri wowe Mana tutabashe kwakira Kristo ariyo jambo ryawe, kandi ijambo ryawe nibyo byanditswe byera, niyo Bibiliya ndetse nibyo butumwa bwiza twumvise. Urakoze rero, bahagati muri twe udushyigikire mu mwanya, kugira ngo umwuka wera yigisha abantu bawe, abari inyuma n'abatarakumenya babashe kumenya, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko bisanzwe tumaze iminsi tuganira, ariko tukaganira ducumbitse. Ariko none nagira ngo nkuzanire ubutumwa uyu munsi buvuga ku muntu ushaka kuramya Imana. Mbese waramya Imana ute, cyangwa waramya Imana umeze ute? Waramya Imana ute cyangwa ukaramya Imana umeze ute? Ni gute waza imbere y'Imana umeze? Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana icyo ribivugaho, hanyuma turusheho gukomeza tuganira. Hari abibeshya kuri izo ntambwe, kandi hari icyo Imana ishaka ndetse n'icyo abantu dushaka, ariko akenshi dukurikira inzira z'ibyo dushaka, kuko akenshi umuntu acumura kuko yakuruwe n'ibyo ararikiye. Abantu rero hari ibyo tujya turarikira bikadutera gucumura ku Mana. Ariko mbese ni gute wowe usenga Imana, uhagarara imbere y'Imana umeze ute? Umutima wawe umeze ute? Reka dusome n'ubundi mu byanditswe byera. Dusome muri Samweli wa mbere mu gice cyaho cya 16. Samweli wa mbere ibice 16, umurongo waho turahera ku murongo waho wa 4, hanyuma dusome dusoza. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Reka dusome Samweli wa mbere ibice 16, turasoma duhere ku murongo waho wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo, abatware bo mu mudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi, baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? 5. Ati, nta mahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesayi n'abahungu be, abahamagara kuza ku gitambo. Imana yacu ishimwe.
amena. Nagira ngo nkubwire uyu munsi nandi kuvuga ngo mbese utambira Imana ute cyangwa se ujya winjira mu isengesho uhagaze ute. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko Yesaya Samweli akora nkuko Uwiteka yamutegetse, ngo aramanuka ajya i Betelehemu, ngo akigera i Betelehemu ngo abatware bo mu mudugudu n'abakomeye baza bamusanganira, ariko ngo bahinda umushyitsi bamubaza ngo mbese ni amahoro. Mane dufashe mu gihe tugiye gukora ibyo Imana ishaka n'ibyo ishima n'ibyo yadutumyeho, mbese tugeze aho Imana idutumye cyangwa tugiye kwinjira mu isengesho, wowe uhagaze ute mu mwanya wawe, uhagarara ute mu isengesho ryawe? Mbese iyo ugiye kwinjira mu isengesho ni icyo usegura isengesho ryawe? Reka rero turebeye hamwe hano icyo ijambo ry'Imana rishatse kuvuga, ngo nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu, ngo agezeyo abatware bo mu mudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi. Imana idufashe. Mbese iyo wowe ugiye kwegera ijambo ry'Imana cyangwa se ibyanditswe byera, ahangaha bari aba batware cyangwa se uyu Samweli yari umuhanuzi mu Imana, yari umukozi w'Imana, we yari yatumye mu mudugudu, kandi yari mutumye ngo ajye gukora umurimo. Yari agiye gutoranya, ubwo yaryaga kwa Yesaya yari mutumye ngo ajye gutoranya ajyana amavuta, hanyuma Uwiteka aramwereka uwo azimikisha ayo mavuta. Nta maso yo kureba we yari yamuhaye, ahubwo yari yamubwiye ko iri bumuhereze yerekwa ageze imbere yayo. Yaramanukanye message, ariko akigenda hari uko abakozi b'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana rikwiye gufatwa. Ibi byanditswe byera bihagaze mu mwanya w'ubuhanuzi uyu munsi, kandi Yesaya nawe yari umuhanuzi. None Samweli yari umuhanuzi. Uyu Samweli rero yaramanutse kwa Yesaya kugira ngo ajye kureba Dawidi amwimikisha amavuta, ariko abatware bo mu mudugudu ngo babonye uwo muhanuzi Samweli batangira guhindishwa umushyitsi, nuko bari bagize ngo ahari bafite ibyaha Uwiteka amubatumyeho kugira ngo abacyahe cyangwa se abahane. Ariko ngo ahageze batangira guhinda umushyitsi bataramenya ikimugenza. Uyu munsi iyo ugeze ku buhanuzi bwera cyangwa se ku ijambo ry'Imana, mbere yo kwakira ijambo ry'Imana, mbere yo gusenga Imana, hari uko ugomba kuba umeze. Ugomba kubanza guhindishwa umushyitsi, ukibaza uwo uriwe, ukibaza uko uhagaze muri wowe no mu mutima wawe. Mbese uyu munsi wowe wegera igitambo cyangwa se usenga Imana uhagaze ute? Nagira ngo nkubaze nawe wibaze uyu munsi, tuganire ku ijambo ry'Imana, duhishurirwe uko umuntu akwiye kuba imbere y'Imana ahagaze, kandi uko umuntu ukijijwe akwiye kuba ameze mu mutima, nuko umutima we wagombye gukingurwa kugira ngo abashe kumva no gushaka no gukora gushaka kw'Imana. Imana idufashe. Ngo nuko Samweli ahageze abatwari bo mu mudugudu bamusanganira bahinda umushyitsi, baramubaza bati mbese uzanywe n'amahoro? Ati ni amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze tujyane ku gitambo. Imana idufashe. Uyu munsi hari ibanga ngira ngo nkwereke. Noneho niba twe tugiye kujya imbere y'Uwiteka cyangwa tugiye gutamba ibitambo, kandi ibitambo byacu dutamba ni imitima n'amasengesho dusenga twinginga Imana. Uyu munsi iyo ugiye gusenga Imana, dore icyo usabwa rero, banza wegere utinye Imana kuruta uko batinye Samweli, ko Samweli we yari umuhanuzi w'Imana, kandi noneho twe turi gusenga Imana direct kubw'amaraso ya Kristo. Mbese wowe mbere yo kwegera Imana ubanza kwitunganya, ubanza guhinda umushyitsi, wibaza ko ari wawe waracumuye ku Uwiteka, ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana rigiye gusomwa imbere yawe bikaba rigiye kugucira urubanza. Mbese umutima wawe wibaza neza ko Imana iwushima, cyangwa wibaza ko ahari uyishoboye? Mbese utekereza ute? Ni gute urya ibyo kurya byawe by'umwuka? Ni gute ufungura ibyo kurya byawe by'umwuka? Uyu munsi nagira ngo tuganire turebere hamwe. Ngo nuko Samweli arababwira ngo nzanywe n'amahoro, nimwiyeze muze tujyane ku gitambo, tujya gutamba igitambo. Ngo narangije yeza Yesaya ndetse n'abahungu be nabo abeza kugira ngo begere igitambo. Uyu munsi buri muntu wese ugiye kwegera imbere y'Imana, buri muntu wese ugiye gusenga Imana, banza wiyeze kandi ubanze utunganywe na ya maraso ya Kristo kugira ngo wezwe ubashe gutamba igitambo kizima, nuko Uwiteka aduhana umugisha. Uyu munsi nukora ibyo gukiranuka uzemerwa kandi uzakundwa n'Imana. Nyemerera rero we gutesha agaciro ijambo ry'Imana, ndetse yo gutesha agaciro Imana wamenye, wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko mu mbuto zawe ntihagaragaramo urukundo rwo gukunda Imana, ndetse ntihagaragaramo icyubahiro uha Imana. Gerageza uzamura icyubahiro cy'Imana, nawe izazamura icyawe, kandi nuzamura icyubahiro
cyayo uko biri kose izajya mu byawe kandi izabikora igutunganye kugira ngo uhagarare mu mwanya muzima. Ijambo ry'Imana riratubwiye rero ngo nuko Samweli arabasubiza ati nzanywe n'amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka ibitambo, nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza na Yesayi n'abahungu be abahamagara ku gitambo, abahamagara kuza ku gitambo. Reka dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana. Reka dusome n'ubundi muri Zaburi ya 5 turebe noneho umuntu w'Imana wamaze kwezwa akagera imbere y'Imana akwiye kubaho ate. Uyu munsi ni wemerera ijambo ry'Imana, ni wemerera ubutumwa bwiza kukuyobora, ni wayoborwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana uzaba muzima kandi uzashimwa n'Imana n'abantu. Ariko ni wahagarara mu buntu wahawe na Kristo ukabukoresha uko bidakwiriye, ijambo ry'Imana rizapfa ubusa kandi wowe uzahanirwa imirimo yawe mibi, kuko ngo Uwiteka ntabwo yishimira inkozi z'ibibi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kugira ngo uyu munsi nge nawe turi kumva ubutumwa bwiza bugire aho butuvana kandi bugire aho butugeza, buturemere ibyo tutakiremera kandi buduterurire ibyari bimeze nk'ibibazo n'imisozi byari imbere yacu bivanweho kubw'ibyo, kubwo kubaha Imana no kwezwa no gutunganywa n'amaraso ya Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana n'ubundi muri Zaburi mu gice cyaho cya 5 turasoma duhereye ku murongo waho wa 5 n'ubundi. Ijambo ryatubwiye ngo Zaburi ibice 5 umurongo wa 5 hakavuga ngo kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazaba iwawe, abibone ntibazahagarara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose, uzarimbura abanyabinyoma, Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya. Imana yacu ishimwe. Uyu munsi wakibaza ngo mbese Samweli aza kubwira bari abagabo bo mu mudugudu, abatware bo mu mudugudu, ababwira ngo nimwiyeze muze tujye ku gitambo, yababwiraga kwezwa iki? Uyu munsi iyo tuvuze kwezwa tuvuga kureka ibyo twari dufite nk'ibyari bitubereye inyungu, ariko nyamara tugomera Imana. Reba rero neza icyo ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi ya 5 mu gice cya Zaburi ibice 5 ku murongo waho wa 5 hakavuga ngo kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazahagarara iwawe, abibone ntibazagaragara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose, uzarimbura abanyabinyoma, Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n'umuriganya. Muri izo ngeso zose Uwiteka yanga hano nibyo yabwiraga abakuru bo muri uriya mudugudu w'i Betelehemu kugira ngo bihane, bareke ingeso zabo mbi, bareke uburiganya bwabo, bareke ubwibone, bareke ubusambanyi, bareke ubujura, bareke ubwicanyi, ndetse nibarangiza bareke n'ibinyoma byabo. Uyu munsi mu kwezwa kwawe hari birashoboka ko ushaka kujya gutangira gusenga Imana, ariko ukirengagiza ko ejo wahemukiye mwene so, cyangwa se utigeze uba imbere y'Imana uko bikwiriye, ngo ubanze wiyeze witunganye maze winjire mu isengesho ryawe, utangire kubwira Imana ngo mbese Mana urambona, uranezererwa. Uwiteka akunda abantu be, ariko agakunda abantu baboneye, bari mu maso ye baboneye. Ntago yanga umuntu wari wese, ngo ndetse yadukunze tukiri abanyabyaha, ariko adusaba kwezwa uko umunsi utambutse. Rero ngo kandi umunsi ntukarangire utaramara kwisuzuma no kwitekerezaho ngo umenye uko uhagaze. Uyu munsi rero nakikuzaniye ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese uhagarara imbere y'Imana usenga utamba igitambo cyawe uhagaze ute? Munsi wezwa n'amaraso ya Kristo mbere yo kwinjira mu isengesho, mbese utunganywa n'amaraso ya Kristo mbere yo kuvuga Imana, utunganywa n'amaraso ya Kristo mbere yo kuvuga ijambo ryayo. Mbese wowe ujya gusenga Imana uhagaze ute muri wowe? Mbese ugenda uremerewe n'uwo mutwaro? Mbese ujya ubwira Imana kugira ngo igukize? Kandi iratubwira ngo ntabaza ndagutabara. Niba ubona unaniwe ufite ibikuremerera, ntago wajya kubwira Imana ibikuremerera utarabanza gukuraho ibigutandukanya nayo. Banza wezwe n'Imana, hanyuma utunganye inzira zawe ubona amahoro. Ijambo ry'Imana n'ubundi muri Yesayi mu gice cyaho cya 16 kuri uriya murongo twasomye hatubwiye uburyo Samweli yamanutse kuhere ku murongo wa 4, uburyo Samweli yamanutse ngo ageze mu mudugudu, abatware baza bamusangana ariko ngo bahinda umushyitsi. Mbese mwene data uhindishwa umushyitsi nuko
ubutumwa bwiza bukugezeho, mbese uhindishwa umushyitsi nuko Imana ikureba ikabona uri umunyabyaha. Ngo batekerezaga bari bazi neza ko Samweli umanutse atamanuwe n'amahoro, kuko kenshi mu Bisiraheli hari harimo intambara ndetse n'abanyabyaha. Uwiteka agahora batumaho ngo nimwiyeze, nimwitunganye, agahora batumaho ngo nimukore ibyo Uwiteka ashaka. Ariko ngo bakibona Samweli yarajyanywe n'amahoro ko yaragiye kureba Dawidi, yaragiye kwimika Dawidi, ariko nawe yari ari mu ibanga, ntabwo yari azi uwo agomba kwimika. Ngo maze ageze mu mudugudu bamubonye batangira gushya ubwoba, baratangira gutaka cyane, bahindishwa umushyitsi no kumubaza ngo mbese uzanywe n'amahoro. Mbese uyu munsi Uwiteka amanutse akaza aje kukureba, yabazanywe n'amahoro. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza kugira ngo tubashe gusangira nawe iby'umugisha kandi iby'Imana yaduteguriye. Reka dukomeze dusomye n'ubundi muri Zaburi ya 5 naho haratubwiye ngo kuko Uwiteka atari Imana y'intambira kibi. Ntabwo Imana umuntu ajya kuyitambira igitambo ari ikibi cyangwa se ari mu bibi, ahubwo Uwiteka yishimira abatamba igitambo cyejejwe kandi nabo babanje kwezwa n'ayo maraso ya Kristo. Kuko uyu munsi ntabwo tukezwa n'amaraso y'ibitambo by'abana b'intama cyangwa se bihene, ahubwo twezwa n'amaraso ya Kristo, igitambo kizima cyatambwe rimwe ku bwa benshi kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Ariko kandi si ukugira ngo twirare, ahubwo buri uko umuntu ugiye kujya imbere y'Imana yiringira kandi akizera ya maraso ya Kristo, akongera akezwaho ibyaha, agahagarara ashikamye akavuga Imana kandi akavuga Imana y'ukuri, ndetse ikamuha imbaraga, ikamuha n'ibyo gukora bizima. Urakoze gukomeza gukurikirana ubutumwa bwiza, komeza ubane nanjye dukomeze dusoma n'ibyanditswe byera. Reka dusome n'ubundi muri Zaburi ya 50, hanyuma turebe icyo Imana ishaka. Nuko Uwiteka arongera aravuga, Zaburi ya 50 umurongo waho wa 7 akavuga ngo ubwoko bwanjye nimunyumve nanjye ndavuga, wa bwoko bwa Isiraheli we ndaguhamiriza, nije Mana Imana yawe, sinkugayira ibitambo byawe byokeje biri imbere yanjye iteka. Sinzakura imfizi mu rugo rwawe cyangwa isekurume mu biraro by'ihene zawe, kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye, n'inka ziri mu birarashyamba zose zo mu gasozi, zo ku misozi igihumbi. Nzi inyoni n'ibisiga byose byo mu misozi. Inyamaswa zo mu ishyamba ni izanjye. Iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Mbese aho narya inyama z'amapfizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene? Utambire Imana ishimwe, uhigure isumba byose umuhigo wawe, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Nzagukiza, nawe uzashimisha. Imana yacu idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Rero ibyo twasomye, ibyo twabonye byose byaganishaga ku kwezwa no gutunganywa ndetse no guhabwa ingororano n'Imana, cyangwa se gusubizwa n'Imana ku byo twayisabye. Hanyuma dusomye rero muri Yesaya mu gice cya 16 ku murongo wa 4 hatubwiye uburyo Samweli yamanutse asaba abantu abo mu mudugudu kwezwa kugira ngo begere igitambo. Noneho tugeze muri Zaburi ya 5 tuhabona neza ko iyi Mana dukorera itagireka atari Imana y'intambira kibi, itajya yemerera ko abanyangeso mbi baza imbere yayo gutamba igitambo cyangwa gusenga bafite ibyaha. Niyo mpamvu imvune zabo igivuga ngo bafite ibyaha mu mitima ngo bimeze nk'ubushye. Iyo turebye kuko Imana ireba mu mitima ibona tumerewe nabi. None hano muri Zaburi ya 50 ho ku murongo wa 7 atubwira ngo ubwoko bwanjye nimunyumve nanjye ndavuga. Ubwoko bwa Isiraheli we ndaguhamiriza. Ibyo Imana iguhamiriza ni ibihe? Irakubwira ngo nije Mana yawe, sinkugayira ibitambo byawe n'ibitambo byawe byokeje biri imbere yawe iteka. Sinzakura amapfizi. Imana yacu irabizi, ariko ntabwo ukikubona ntabwo igaye igitambo cyawe, kuko ntigugayira ibitambo byawe byokeje bihora imbere yawe iteka. Ibyo urya ntabwo ibikugayira, ndetse n'ibyo ufite ntabwo ibikugayira. N'icyo ufite guha Imana ntabwo ikigaya, kuko ntizaza gukura amapfizi mu biraro, nta nubwo izaza, kuko ngo ibyo byose irabifite. Ibyo mu ishyamba, inyamaswa, inyoni n'inka z'ibirarashyamba zose ni iby'Uwiteka, n'ibyuzuye isi byose ni iby'Uwiteka. Ntacyo Uwiteka afite agusaba ko ntacyo akeneye, ahubwo
icyo ashaka ni ugutungana kwawe no kuba imbere y'Imana itunganye ngo uvu Uwiteka ukavuga. Maze ageze ku murongo waho wa 11 nibwo yavuze ngo inyoni n'ibisiga byose byo ku misozi, inyamaswa zose zo mu ishyamba nizanjye. Ibyose ibyo Uwiteka arabifite, nta gitamba kikwaka kivuye mu ishyamba no mu nyamaswa, ahubwo umva icyo agusaba noneho. Ngiyaba nagiraga inzara sinakakubwiye, kuko isi n'ibiyuzuye byose ari ibyanjye. Ndamutse nshonje se nakubwira, kandi ibyuzuye isi byose ari ibyanjye. Niyo mpamvu rero nta cyo ukennye, ahubwo icyo akennye nuko wowe utungana. Imana irakubaza uyu munsi. Hanyuma ugeze ku murongo wa 12 ugasoma hakavuga ngo utambire Imana ishimwe, uhigure umuhigo isumba byose, uhigure isumba byose umuhigo wawe, kandi unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Nzagukiza nawe uzashimisha, Imana yacu nishimwe cyane. Tukurikije amagambo twasomye uhereye muri Samuel wa mbere mu gice cya 16 ku murongo wa 4, uko twabonye ko Samuel yamanutse ageze kwa Yesayi mu mudugudu, agasanga abagaragu, akabasaba kwiyeza kugira ngo bajye ku gitambo. Tugakurikiza intego yacu yo kwibaza mbese dutamba cyangwa dusenga Imana gute. Hanyuma tugakomeza tureba no muri Zaburi ibice 5 ku murongo waho twasomye, n'ubundi dukomeza tuhasanga ibyo Imana ishaka. Twabonye ko aho ngaho muri Zaburi mu gice cya 5 ku murongo wa 5 twahabonye neza ko Imana dusenga atari Imana y'intambira kibi, itemera bazi imbere yayo bafite ibyaha kandi basa nabi rwose. Ibyaha binukira Uwiteka, ibyaha Uwiteka yanga ibyaha urunuka, ariko agakunda abantu kuko ari abantu yaremye. Ngadukunda tukiri n'abanyabyaha, ariko yanga ibyaha. Niyo mpamvu tuba tugomba kuza imbere ye rero mu gihe cyo gusenga twiboneje kandi dutunganye, twemeye igitambo cyangwa se dushaka ko twabona imbabazi kugira ngo igitambo cyacu cyakirwe n'Uwiteka Imana. Nkwifuzaho kugira ngo uyu munsi uko uzaba uhagurutse ugiye gutambira Imana igitambo cyawe ryo sengesho, ugiye kwinjira mu isengesho, ugire imihindukire y'umuntu w'Imana, kandi ugire uko ufata Imana, kuko Imana ni umutunzi w'imbabazi, ariko kandi yanga ibyaha. Ntabwo izahora iruhanya n'abantu iteka. Urasabwa kwitunganya mu gihe ugiye kwegera Imana kugira ngo ubashe kubona imbabazi z'Imana. Ngo kuko Imana nta kindi gitambo wayiha, ntiwayiha amapfizi, ntiwayiha ihene, ntiwayiha buri kintu cyose kiva mu nyamaswa yaremye, kuko ngo ibyo byose niyo yabiremye kandi ni ibyayo. Nuko rero ngo icyo ishaka ni iki? Iravugana nawe ngo icyo ishaka ni iki? Irashaka umutima wawe, irashaka ko uyitunganira kandi umutima wawe ukayihugukira kugira ngo ibashe kuguha ibyose uyikeneyeho. Ngo utambire Uwiteka Imana yawe ishimwe, uhigure isumba byose umuhigo wawe, kandi uyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago. Nzagukiza, unyambaze ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, nawe nzagukiza nawe uzashimisha, Imana yacu nishimwe. Nta kindi rero Imana igushakaho, irashaka ko witunganya ukegera Imana utunganye kandi uboneye, warangiza ugasenga Imana ko nta rindi turo wayiha, umutima wawe ukayiha umutima wawe, kandi ukayitambira ishimwe. Gushima Imana birayinezeza, kujya mu bihe byo gushima iby'Imana yakoze n'imirimo yayo birayinezeza, kandi kujya imbere y'Imana utunganye bikayinezeza kurushaho. Nuko rero ngo nuko uyitambira ishimwe, uhigurire isumba byose umuhigo wawe, ngo hanyuma uyambaze ku manywa ndetse uyambaze ku munsi w'ibyago n'uw'amakuba, ku munsi w'amakuba no ku w'ibyago, maze izagukiza kandi nawe uzayishimisha n'icyo Imana igushakaho. N'ubundi rero nk'uko twakomeje tubireba, reka dusoreze muri iyi Zaburi ya 51 ku murongo waho wa 19, hanyuma turebe neza igitambo kizima Imana ishima, kugira ngo niwamara kwezwa ugiye kwegera igitambo ufate igitambo kizima Imana ishima ugihereza Uwiteka kugira ngo akunezererwe. Imana idufashe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 51 ku murongo wa 19 aho hakavuga ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguwe, Mana ntuzawusuzugura. Uko niko biri kandi nanone n'iteka ryose. Imana yishimira uyu mutima, ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, ngo kandi umutima umenetse ushenjaguwe, Mana ntuzawusuzugura. Imana ntizareka kugusubiza niwasabana uyu mutima Imana ishaka. Iki gitambo Imana ishaka ni umutima umenetse. Nuko rero ngo mbere yuko utanga igitambo cya mbere yuko umutima wawe wegera Imana kandi ukawuha Imana, urasabwa kugira ngo ubanze utunganye inzira yawe, wihane utunganye inzira yawe kugira ngo Imana ikubone nkuboneye.
Imana iguha umugisha. Wowe wakurikira ijambo, nimwakira ijambo ry'Imana. Tugiye gusoza, tugiye gusenga Imana. Ariko mbere yuko tujya dusenga Imana, mba ngira ngo wowe wakurikiye ubu butumwa ufate umwanya mbere yuko usenga Imana, wongere wisuzume urebe icyo ijambo ryagusabaga kandi urebe icyo ijambo ry'Imana ryakubwiraga. Mbese koko kugiye kwegera Imana, kuri kureba ubu butumwa bw'ijambo ry'Imana, uri guteganya ko ugiye gukora iki kugira ngo uhindure imimerere yawe ko wari usanzwe uhagaze. Wese wisuzumiye mu ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ni indorerwamo umuntu wese yakirebamo agakira, ndetse wakira uburwayi, wakira imitima wanduye, wakira umutima wihebye, wakira umutima w'ibyaha, wakira buri kintu cyose wirebeye mu ijambo ry'Imana. Rero uyu mwanya twisuzumaga ngo turebe ni gute twajya imbere y'Imana duhagaze. Mbese twasabwa iki? Twabonye ko muri Samweli hadusabye kubanza kwezwa, hanyuma muri Zaburi mu gice cya 5 hadusaba nabwo kwezwa, twerekwa neza ibyo dukwiye kwezwa, ni ibyaha, ingeso mbi n'ibindi bitagira umumaro. Tugeze muri Zaburi ya 50 hatubwira neza icyo Imana ishaka. Hatubwira ngo nuko Uwiteka nta bindi bitambo ashaka, kuko ntashaka amapfizi, ntashaka inyama, nta n'ibindi yarya, kuko ibyo byose ni ibye, iby'amatungo ni ibye, n'isi n'ibiyuzuye ni ibye. Ahubwo icyo asaba ni umutima wawe, kugira ngo umuhereze umwanya mu mutima, kandi umutima utunganyijwe n'ubundi na ya maraso ya Kristo. Imana rero idufashe kugira ngo ubu butumwa tuburindirwemo kandi butugirire umumaro. Tugiye gusoza, ahubwo nagira ngo nkusabe, mbese uyu munsi wowe ufite ntego ki? Mbere yo kumva ubu butumwa, numara kwezwa n'Umwuka Wera, usaba Imana icyo ushaka urakibona, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Urakoze cyane. Rero Imana ibaha umugisha. Reka dusoreze ahangaha, reka dusenge Imana twingingira Imana kugira ngo ishyireho iherezo ku byaha byananiranye, ishyireho iherezo ku bitagira umumaro byacu, hanyuma twiyezwe kandi dutunganyire Imana kugira ngo duhagarare imbere yayo tudafite urubanza. Imana idufashe kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Murakoze cyane. Rero amahoro n'ubuntu bw'Imana bikomeje kubana namwe. Uri Uwiteka, uri Imana nzima, uri rubasha, ushobora byose. Twe ntabwo twavuga byinshi nk'abana b'abantu, ariko tumenye neza icyo dushakaho, tweze udutunganye. Mwene data uri kumva ubu butumwa, umugirire neza, muhindurire amateka y'ubuzima bwe. Hari aho bari bamuzi ari mu gihe cy'ubusambanyi cyangwa se ubujura, ubusambanyi, ubwibone n'ibindi bitagira umumaro. Rero numara kumugirira neza, umuhinduriye izina, abe mu mugabane w'abazagabana ubugingo, kandi abe mu mugabane w'abafite umwami isezerano ryiza riri imbere yabo, ko ibyo utugambiraho ni byiza ntabwo ari bibi. Urakoze rero, shyigikira ijambo ryawe, rirusheho kuvura no gukiza imitima yihebye, kandi rirusheho gutunganya no kweza buri muntu wese usabye kwezwa, kugira ngo amaraso yawe Kristo ayo wameneye ku musaraba kugira ngo twezwe abone umumaro wayo, kandi duhindurire kumva no kumvira Imana, kugira ngo ejo tuzaragwe ubugingo twasezanijwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeyemo. Amen.